secondaire nari nyiri mutoya mfite imyaka 12 nibwo nahaye Yesu ubuzima bwanjye. Ngeze mu gihembwe cya kabiri ngwara umutwe nagira mu ishuri mu masaha ine umutwe ukaza byatangiraga gake nawumva agahita mfata gutya abanyeshuri bakavuga ati wa mutwe wa Anne uraje. Hashira nk'amasaha 3 gakubita bakasura mu ishuri nkagenda nkafataho akenshi byazanaga n'amarira. Hashira nk'amasaha ngari bikongera bigasa n'ibituje nkivuza bafati n'amaso bivaho bya komiti bibaho mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane no ku ishuri aho nagiye niga bagabazi Anne ujye urwara umutwe. Imana ariko imumugisha wo kugenda niga nkimuka nta kibazo. Ngeze umwaka wa gatandatu ndi muri exeta cyo genongera ngwara umutwe ngiriyo crise y'umutwe ariko Imana yamfasha ndatsinda. Mu kiruhuko wa mwaka twitegura Imana yafashije mbona amanota yo kujya muri medicine Butare. Ubwo muri ya periode y'ikiruhuko njya gusura umukecuru nyogokuru yatwigitarama n'ubu niho akiri. Ngiye kumusura ati mama wawe yambwiye ko ujye urwara mu mutwe. Iyani njya urwara umutwe nkafata imiti bikabaho ni periode ntabwo biza buri gihe. Goyo kwajya gufite imyaka ingahe ndabafite imyaka gorenga 18 aho hafi usiko Viana musaza wa mama wawe yishwe n'umutwe muri iyo myaka. Ntijyaga arwara gute umutwe ajya kumuryara n'uwarwunya bikagenda ngo undi mwana yitwa Oliva zinzi famille yacu yambwiye usiko nawe yishwe n'umutwe muri iyo myaka. Ambwira n'undi wa gatatu ntabwo nafashe izina rye ati ibintu byaba ari ibintu biza gutya ndataha. Yeze mu rugo mbaza mama isi utambwiye ko wari ufite musaza wawe wishwe n'umutwe. Arambwira ati cyasenge umutwe wawe kandi nzi ko Yesu azagukiza atari ko maze kumenya abantu barenze bangahe kandi bakunda kwicwa n'umutwe muri iyo myaka. Ndashima Yesu ko icyo gihe nari naragize ubumenyi ku musaraba wa Yesu. Haleluya. Hari umugabo wanditse igitabo witwa Bizoza ngo comment briser les malédictions familiales. Icyo gihe hari umusore twasenganaga rugafite none hari ijambo yashyizeho. Bible iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse cyane mu gihe ibya kera byose biba bishize. Noneho aravuga ngo ariko tubihabwa kubwo kumenya no gusobanukirwa neza. Yesu ashimwe cyane. Uyu somo tawapiranditse ryajambo ngo amaze kuzuka ngo yishimye hejuru imbaraga zose z'umwijima wabyishima hejuru y'umusaraba. Ibi ndabivuga ndi kumwe n'abavandimwe banjye hano barabizi hari Dudu Daniel na David. Noneho bitabwa niba narakiye Yesu twe dutuye hafi ya primaire mama niwe yigishaga ya mu ishuri soma amagambo yose avuga kuri Yesu n'umusaraba we. Ndabwira umusaraba Yesu Kristo uravuga iki? Umusaraba Yesu Kristo uravuga iki? Sinishobora gupfa. Yarapfuye Olive yarapfuye Viana imyaka ari kumbwira 18 ndimo ndayinjiramo urumva imyaka yo kujya muri university izagera ninjira mu rupfu. Satana mbwira urupfu kandi byaragaragaraga ariko ndibyo natuye imbaraga zo gusara ku buzima bwanjye. Kumva icyo gihe sinongeye kurwara umutwe ndiho. Haleluya. Iyo tuvuga umusaraba wa Yesu Kristo ntabwo ari ibintu bya umusaraba ufite imbaraga zikiza. Ngewe bitambyumva vuba kuri icyo kintu mitambyakira no mama bangaga kumbwira zo story kugira ngo ntabaho ubuzima bw'ubwoba urupfu yatangiye kugufata wumva utangiye kubwinjira. Ariko ndashima Yesu ko ibyo nabimenye menye imbaraga z'umusaraba wa Yesu Kristo. Sibagiye ibyo ngo ujye gushaka kudelivra n'abandi nasoma ibyanditswe byandabyizera byatuga ku buzima bwanjye. Ndabona sinzapfa mfite imyaka 18 nzajya 19 nafite imyaka myinshi nzashaka abana banjye. Niba Yesu yarapfuye akazuka ku bwanjye muri we mfite ubuzima ndabyizera kandi Imana ihindura ubuzima bwanjye. Ndashima Imana rero iyo batangiye indirimbo y'umusaraba
nibuka ko umusaraba wamvuye uyu munsi nkaba ndiho. Imana ishimwe. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. N'abandi hari byinshi umusaraba wa Yesu Kristo, kandi igikomeye ni ubugingo buhoraho twabonye muri Kristo Yesu. Mariko ibice 5, reka mbasomere. Abenshi ntabwo twazanye Bible, turabaye ku matelefone nta kibazo. Mariko ibice 5 turi ku murongo wa mbere, turasa nk'abasoma iyi nkuru, turayiganiraho mu minota mikeya, ubundi dushima Imana kuko nibyo byatuzanye. Dusome mu izina rya Yesu. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadarene, yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva, aramusanganira. Yabaga mu mva, ntawari ukibona icyo ushobora kukubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumubohora. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo, yikebesha amabuye. 6, abonye Yesu ari kure, arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu, mwana w'Imana isumba byose? Urahirije Imana, ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, Ngabo niryo zina ryanjye, kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukanka muri icyo gihugu, kuko uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. Nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. 13, arabakundira. Abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi, zari nk'ibihumbi 2. 14, abungeri bazo barahunga, babibwira abo mu mudugudu n'abo mu ngo, baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye, afite ubwenge nk'abandi. Baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekereza abandi, bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akikira mu bwato, wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati, witahire ujye mu bandi, ubabwire ibyo Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibya Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Amen. Dusome muri Yohana 10 ku murongo wa 10. Numvise Albert yabiririmbye mu ndirimbo ye. Yohana ibice 10 ku murongo wa 10. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Amen. Iyi nkuru nashatse kuyisoma kugira ngo twese tuyumve. Rimwe na rimwe hari inkuru ziba muri Bible turayatumenya. Ni umuntu wari utewe n'abadayimoni, nako yari afite abadayimoni benshi. Hano ivuga muri Bibiliya ngo yabaga mu mva, ikindi ngo bamubeshaga iminyururu amaboko n'amaguru akazicagagura. Umva imbaraga yari afite. Ikindi nanone ku cyabaga kuri uyu muntu, witeka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo, yikibisha amabuye. Numva ko na sosiyete yarayimereye nabi, ku manywa na nijoro yahoraga asakuza ndetse yikibisha amabuye. Yararushye rwose. Mu iteme dukoresha yari umusazi, niko twabyita, kandi kuko niko yarari. Biblia tubwira ngo aza guhura na Yesu. Yesu yaciye inzira aza guhura na Yesu. Ahuye na Yesu, abadayimoni barataka, baravuga ngo duhuriye he? Biblia iravuga ngo kuko ngo yarabwiye dayimoni ngo muvemo. Yesu ajya ikiganiro gitoya na dayimoni, aramubaza ati, se uri inde, muri bande? Baramubwira ngo turi ingabo. Iyi ngabo igereranije mu gihe kera cy'Abaroma babaga ari nk'abantu nk'abasirikare 600. Umva bari benshi babonye.
barangije baramusaba dayimoni bati tubabarire ntutwice tugashiragura. Matayo we wanditse kuri iyi nkuru yasaga nk'aho abadayimoni baravuga ngo igihe cyacu ntikiragera, ngo Yesu noneho abadayimoni baramusaba ngo tureke twigire muri ziriya ngurube ngo zaye ziri aho ngaho hafi. Bibeli usoma ubona atari ibintu Yesu yabashije gutekereza cyane, warabakundira. Luka wanditse muri avuga ngo arabemerera. Numva ako kanya nk'ibintu bitamusabye kubitekerezaho cyane, arabemerera. Uzarinde uzirenga 2,000. Abungeri b'izingurube babonye ibintu bibaye ubajya gutangariza abaho ngabo. Iki gihugu cy'Abagadarene ko bari musoma ngo ufashe hakurya y'inyanja ni hirya iburasirazuba, ubona ni mu bice by'abapagani. En plus abantu boroga n'ingurube bari abapagani ntabwo bari abayuda. Niho Yesu yari atambutse aciye, niho yahuriye n'uyu muntu, byerekana ko nawe yari umunyamahanga. Abo muri icyo gihugu babonye ibibaye ngo baje, Bibiliya niko ivuze ngo barebye uwo muntu wakize, kuko ngo baraje ngo bamusanga yicaye ku bintu bya Yesu, yambaye ngo afite n'ubwenge. Muhere bwa mbere ukuntu yari ameze, abamwumva ngo bamubohesha iminyururu amaguru n'amaboko, ahora asakuriza abantu, ngo ahora yikinisha amaguru. Ahuye na Yesu baje ngo basanga arambaye yicaye ku bintu bya Yesu, afite ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu bo baje Yesu yabaye n'iyi ngo basabye Yesu baramenya ngo tuvire mu gihugu. Umuntu utinyukaga agaciro umusazi kurusha ingurube zirenga 2,000. Upfaho bya bizinesi ni mu Rwanda ntabwo nzi ingurube imwe kunigura, ariko niba kwishaka kuri 1,000 ukurikije akabenzi aho kageze. Ariko ingurube imwe ishobora kubirengesha 5,000 uko biri kose. Hari umuntu waba ubizira ariko irakarengeje. Noneho ubona iyi ngurube zirenga 2,000. Abo muri icyo gihugu babonye umuntu utinyuka ku musazi. Ku bantu batwara imodoka hano, ushobora kuba uri kugenda nk'uko mu modoka ukaza kugera ahantu wenda hashatse nko kuba agisida, hari igihe ubona ati ninkatira aha biragenda gute cyane nkatira biragenda gutya. Nibwira ko ushobora guprefera gukatira ku musazi kuko ubona nta gaciro afite kurusha uko wakwangiza nk'ibintu bimwe na bimwe bifite agaciro cyangwa byakwinjiza. Nibwira ko urashaka ati byibura yakatiye uriya musazi ntacyo yari amaze muri sosiyete, byibura hano niwe yakatiye nko kugira ngo yagize biriya. Nabo barebye bati uyu muntu utinyutse, uriya muntu umwe wabaga kumva akamuha agaciro gakomeye kurusha bizinesi yacu, kurusha ingurube zirenga 2,000. Abatuva tuvire mu gihugu, niko Bibiliya ivuga ngo barabire tuvire mu gihugu. Ariko Yesu hano yerekana ikintu gikomeye cyane, yerekana umugambi we ukomeye cyane. Imana ishimwe, haleluya. Imana yacu iha agaciro umwe n'ubwo aba mu musazi, guhinduka kwe akabaho ubuzima bufite ubwenge, bifite agaciro gakomeye imbere y'Imana kurusha biriya bintu bindi. Kuko bivuze ngo baje basanga yicaye ku birenge bya Yesu, yambaye ngo afite n'ubwenge. Ibyo Yesu, kuko iyo usomye Yesu asezereje n'umugabo yaramubwiye itahire ugenda iwanyu, ko yaze ko amwohereje mu gihugu cyabo cy'abanyamahanga batazi ibya Yesu, ubabwire ibikubayeho byose nuko Imana ikubabariye. Arangije ngo wa muntu baragenda, umva Yesu aba umuvugabutumwa bwiza ngo ababwira ibyo Imana yakoze. Murebe nyuma y'ubuzima bw'umuntu wavuye mu mva kugera iwabo, Imana yaramuhinduye yabaye umuvugabutumwa bwiza. Nk'uko yigeze kubwira bari aba Petero bakuye mu burobyi, bahinduye abantu bafite umumaro sosiyete, bahinduye abantu bafite agaciro. Urebe ibyamukurikiyeho, abo yahinduye, abahindutse nabo bakajya mu mucyo. Urebe abana be, urebe umuryango we, urebe uwo murongo wose uruta za bizinesi n'amafaranga rimwe na rimwe twibwira. Yesu ashimwe cyane. Icyazanye Yesu Kristo gikomeye kwari ukugira ngo Imana idukure mu mwijima. Uyu muntu yarabuzwe na dayimoni, niwe wagengaga ubuzima bwe, niwe wamukubitaga hariya, niwe wamujyanaga muri make ntiyitekererezaga. Aho Satani imufatiye ikamukubita
akamukubita Luka yandikiriye ngo akenshi demoni ngo yaramutera akamukubita hariya akamugira hariya nta murongo w'ubuzima yari afite ntacyo yitekerezaga rimwe ikamukubita hasi rimwe ikamukebagura rimwe ikamukura ariko Yesu aje amuha ubwenge haleluya amuha ubwenge wa muntu ahinduka umugeni wa muntu ahinduka umwigisha wa muntu ahinduka umuntu umara w'isosiyete wa muntu arahinduka ibyo nibyo Yesu yarebaga n'uwari umeze nk'umusazi akabirutisha ziriya ngurube n'ibindi byose n'abandi babireba bakavuga ati araduhombeje ubona ngo araduhombeje hejuru y'umusazi araduhombeje hejuru y'umusazi ariko ntabwo urukundo rw'Imana Yesu ashimwe haleluya haleluya umugambi w'Imana ku muntu ikintu cyazanye Kristo Biblia yavuze ngo nta kintu cyazanye umwanzi mu kwiba mu kwica no kurimbura ariko Yesu yazanywe no kuduha ubugingo ndetse bwinshi Yesu ashimwe cyane Pawulo yandikira Abaroma aravuga ngo mu 12:2 ngo muhinduke rwose ngo mwe kwishanya n'iki gihugu muhinduke rwose mufite imitima mishya mu gifaransa mind zihinduke rwose mufite gutekereza gushya muhinduke uko ari byo Imana ishaka ari byo bikwiriye kandi ari byo bishimye haleluya umucyo w'Imana umucyo ubutumwa bwiza iyo waje muri twebwe webera mu mwijima webera imirimo ya Satani tutakibaho ubuzima bugengwa na Satani utagitekereza utagengwa n'umubiri wawe uko ushaka utagengwa na kamere utagengwa n'ibikomere ahubwo umucyo wa Yesu Kristo ukaza muri wowe ubwenge bw'Imana bukaza ukabaho ubuzima buyoborwa n'Imana haleluya ibyo nibyo bifite agaciro gakomeye cyane ibyo ni by'Imana ibone ko bifite agaciro kuko umusaruro uzakuvamo hamwe n'ubwenge bw'Imana bizava muri wowe umumaro bizakugirira habe n'umuryango wawe habe na societe biruta cyane haleluya biriya byose nicyo Yesu yarashatse kwerekana ubuzima tubamo ubuzima bw'amahitamo siko bimeze kandi buri Imana ukuntu yaremye umuntu Imana yahaye umuntu uburenganzira bwose bwo guhitamo niyo mpamvu no muri Edeni niko Imana yagaragaje Imana yereka Adamu na Eva igiti cy'ubugingo iki giti ntimuzakirye dore bimeze gutya umugambi wanyu ni mwiza kuri mwebwe ariko iki ntimuzagikoreho Imana buriya mu buryo yaremye umuntu yamubereye yamuhaye uburenganzira bwose bw'amahitamo ishaka ngo agire ubwenge agire ubumenyi ubundi ahitemo Imana ntabwo yananiwe kuturema ngo twese dufate hano mu mugongo ushyiremo akantu k'akabuto ubundi ujya yicara nk'umuje ati ndashaka kureba ukuntu abasore baryamye ubundi kandi nk'akabuto umusore wese ahagaze waba uri munaryamye ugahita ushibuka haleluya 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 yakumva iranduye amashini igakirika ikongera ikarikira bwacya ikakivuga ati abadamu bose bo mu isi wenda cyaba birabura ndashaka ko bandama igakanda ku kabuto aho umudamu wese umwirabura agatangira haleluya 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 yagize ko igakanda Imana ntabwo yari inaniwe ko umuntu abigenza gutyo Imana yashakaga mu muntu yamuhaye ubwenge niyo mpamvu Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo irangije igashaka ngo bwa bwenge bw'Imana bikorere muri wa none umuntu akore agira amahitamo abitewe n'ubushake bwe n'ubumenyi afite ku Mana n'impamvu abikora ku Mana Yesu ashimwe cyane icyaha cyishe Satani aje ashaka kugenga wa muntu ngo ajya imirimo ubuzima